Yes, reka mbasuhuze kandi nizere ko aho muri hose mukomeje kugenda mumererwa neza, nizere ko umunsi wanyu ukomeje kugenda umera neza. Mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'Iburengerazuba, ukekwa gukubita se ishoka mu mutwe yasobanuye avuga icyabimuteye, aho avuga yuko ngo yabonaga ari umudayimoni uri imbere ye. Turababwira kandi ko mu karere ka Rubavu naho ni mu ntara y'Iburengerazuba hari inzira abamotari bahisemo kutazongera kunyura mu masaha y'ijoro. Byose ni ukubera iki? Turabirebera hamwe, ariko kandi ngenda mfata uyu mwanya mbashimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu y'Ibendera TV. Ni ibintu by'agaciro, ntabwo tujya duhwema kubashimira kubwo kuba mwarakoze subscribe kuri channel yacu y'Ibendera TV, ariko tuba tugenda tunibutsa nawe utarabikora ko yari ngombwa gukora subscribe ku Ibendera TV kugira ngo tujye dukomeza tugenda dusangira izi nkuru tugenda tubagezaho. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Rusizi, umusore wo mu murenge wa Nkombo, ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu musore rero ukekwaho gukubita se umubyara ishoka mu mutwe yisobanuye avuga ko yabonaga ari ikidayimoni cyarimo kimusatira, ngo kuko asanzwe anamuroga ibimutera imyitwarire idasanzwe. Uyu musore yafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nkombo, yitwa Habimana Ephraim w'imyaka 26, mu gihe se akekwaho gukubita ishoka mu mutwe ari Augustin Mburanyi w'imyaka 65, aho babana mu mudugudu wa Nyabintare, akagari ka Rwenje mu murenge wa Nkombo. Uyu musore avuga yuko ngo nta bugome bundi yakoranye iki gikorwa, usibye ko ngo yabonaga ari umudayimoni uri kuza umusatira, nawe rero ngo akitabara akoresheje ishoka. Nsengiyumva Alfred uyobora akagari ka Rwenje yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya dukesha iyi nkuru ko uyu musore yatawe muri yombi inyuma y'uko akubise se ishoka mu mutwe amwitiranyije n'ikidayimoni. Uyu muyobozi yavuga kandi ko uyu musore avuga ko umubyeyi we amurogera mu biryo aba yatongereye bikamutera imyitwarire idasanzwe, ari nabyo byari byabaye ubwo yakoraga aya amahano. Ubwo uyu musore yafatwaga nyuma yo gukubita se ishoka, yavuze ko nawe atari we, ahubwo ko yari yataye ubwenge ndetse ko yamukubise yishoka atazi ko ari umubyeyi we. Nsengiyumva Alfred yagize ati yanyibwiriye ko ajya kuyimwasa, yari amwicaye iruhande mu gitondo. Umusore abona ikintu cy'ikidayimoni kiza kimusatira kimukoba gishaka kumusingira ngo kimunige, aragitanga aterura yashoka aracyasa nk'uwasa urukwi atazi ko ari se ayashije mu mutwe. Uyu muyobozi avuga ko uyu mubyeyi yagejejwe ku kigo nderabuzima cya Nkombo, ariko nacyo kigahita kimwohereza mu bitaro bya Gihundwe, nabyo byahise bimwohereza mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Butare CHUB, kuko ngo yari amerewe nabi cyane, kuko bikekwa ko ishoka yakubiswe n'umuhungu we yageze ku bwonko. Abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko babona urimo ibibazo by'imbaraga zidasanzwe, kuko ngo uyu mwana atari ubwa mbere akomerekeje uyu mubyeyi we. Aba baturanyi bakagira bati ni ubwa kabiri uriya mwana akomeretsa se, kuko ubwa mbere yamukubise ikibando amukomeretsa cyane cyane ku kuboko, nabwo ngo
yumvaga ari ikidayimoni kije kumuniga akomerekeje. Abaturanyi bavuga kandi ko umuyobozi bw'inzego z'ibanze bwagiye muri uru rugo kureba ikibazo cy'amarozi aruvugwamo, ariko ababyeyi baho bavuga ko ari ibihuha, ko nta marozi yahigeze. Uyu musore rero akaba abajijwe yatangaje yuko ngo yakubise yishoka ise mu buryo bwo kwitabara, aho avuga yuko ngo yabonaga ari ikidayimoni kije kimusatira. Kugeza ubu ngubu rero uyu musore akaba yamaze gutabwa muri yombi, aho ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho arimo gukorerwa dosiye kugira ngo igezwe mu bushinjacyaha maze akurikiranwe kuri ibi bibazo. Gusa sinzi niba uyu musore mu by'ukuri asanzwe ari na muzima, niba hatagomba gutekerezwa kureba niba nta kindi kibazo yaba afite, kuko birumvikana ko niba avuga ko ari amadayimoni yaraje amusanga, sintekereza ko byanze bikunze yaba adafite ikibazo. Gusa reka dukomeze dutegereze ibizava muri ibi rikurikirana ry'uyu muhungu nyuma y'uko ise we akomeje kuvurwa. Tunamwifuriza ko yakira akagaruka mu buzima ari muzima. Reka rero ubwo tuvuye mu karere ka Rusizi twerekeze mu karere ka Rubavu, ni mu ntara y'Iburengerazuba. Twababwiye ko abamotari bamaze guhishura impamvu hari aho batagitinyuka kunyura mu masaha y'ijoro. Ni ukubera iki? Reka byose tubirambure, ariko mbibutsa ko turi ku Ibendera TV, ni inkuru n'ibiganiro tuba twabateguriye tukabagezaho. Nitwa na Cretin Ntirushwa, turi kugenda turebera hamwe inkuru zitandukanye. Ubu rero tugeze mu karere ka Rubavu. Abamotari bakorera mu isantere ya kabiri mu murenge wa Kanzenze mu karere ka Rubavu bavuga ko bamaze iminsi bakorerwa urugomo n'abantu bataramenyekana mu muhanda unyura mu musozi wa Kirerema, ku buryo ababizi badashobora kuhanyura nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Abamotari bakorera mu isantere iherereye mu kagari ka Kirerema bavuga ko barembejwe n'urugomo rw'ababategera mu muhanda muri iyi santere ya kabiri werekeza mu bindi bice. Claude usanzwe ari umumotari wo muri aka gace agira ati: saa moya nta muntu ikinyura hariya, mugenzi wa nimugoroba ntitukimutwara kuko iyo ukibageraho bagukubita inkoni nziza y'umunzenze. Nanjye barayinkubise hano mu gatuza, ariko ku bw'amahirwe sinagwa, ndakomeza, ariko n'undi wari uri imbere yanjye bari bamaze kumukubita iyo nkoni ndetse bamukubitana n'umugenzi yari atwaye. Uretse uyu mumotari wacitse abanyarugomo, bamwe mu bamotari bakunze kunyura muri uyu muhanda bagaragaza ko bamaze kumenyera inkoni cyane cyane mu masaha y'umugoroba. Basenge Simewo agira ati: haba abantu nk'ubu ntiwababona, ariko nk'uriya ufite moto baramutangira bakamukubita bashaka kuyimwambura. Uwitwa Innocent nawe ni umumotari, akaba agira ati: iyo uhageze aragukubita, wagira amahirwe ntugwe ugakomeza, kuko uhagaze yanakwica. Hari umumotari mugenzi wanjye barahamukubitiye, n'ubu aracyari kwivuza kwa muganga. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper avuga ko bakimenya iki kibazo bagiye guhiga bukware abo bagezi ba nabi kugira ngo abahakorera ibi bikorwa bibi bahanwe, no kugira ngo kandi abakoresha uyu muhanda abagiye bahanyura abatekanye. Uyu muyobozi agira ati: ndavugana n'ubuyobozi bwaho buhapangire neza
abahakora umutekano n'abo bantu bashakira amakuru yimbitse babamenye, kuko ntabwo ari abava mu kindi gihugu cyangwa mu kandi karere cyangwa mu wundi murenge baje gukora ibyo bikorwa bibi, ahubwo ni abaturage babo kandi batuye aho ngaho. Ntabwo bazatunanira rero, tuzabashaka kandi tuzabafata nidufatanya n'abaturage. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yizeza aba bamotari kimwe n'abaturage bo muri aka gace ko hagiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo iki kibazo kibahungabanyiriza umutekano kive mu nzira burundu. Ni ibintu rero ubona ko biteye inkeke kandi binahangayikishije, aho hirya no hino ubona ko hakomeza kugenda hagaragara ibikorwa bitari byiza, ibikorwa bikora ku buzima bw'abaturage, ibikorwa bibangamira abaturage, ibikorwa bitari ibyo gushimwa ahubwo bikwiriye kwamaganwa. Ni ibyo rero twizere yuko iki kibazo kigomba kubonerwa umuti kandi byihuse, ubwo ubuyobozi bwamaze kukigira icyabwo. Reka rero tugane ku musozo. Bene izi nkuru tuba tugenda tubarekera umwanya munini kugira ngo mubashe gukora cyangwa se mubashe gufata akanya muduhe ibitekerezo byanyu uko mubyumva ndetse n'icyakorwa kugira ngo ibikorwa nk'ibi ngibi bigende biherera ku ruhande rumwe ndetse binacike burundu. Ndabashimiye cyane rero. Ni ku Ibendera TV, nitwa na Cretin Ntirushwa. Mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.